Tubaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu mwese mudukunda mukaba mwarakoze subscribe kuri Mama Nana official, Mama Mignone official, Baju TV show. Ngewe nitwa City Hunter, nakubwira ngo nimba utameze neza nagahora gahanze ibyo tubona bizashira twibere mu mahoro aho tutazongera kurira turi kumwe na data wa twese. Bamwe baravuga ngo hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa, ndi guhumuriza umuntu Imana yandikiye cyangwa isi zarangira kennye nyine uko byagenda kose mu ijuru twese tuzaba turabakire. Mama Nana umeze neza? Ndashima Imana. Agata uri gusa neza ariko. Asante sana kubera Imana. Ahonya harya icyo gitenye nicyo biti baze. City Hunter we ni baze nyine ije yo mu rugero rwanje. Ariko biba ari saro umuntu wavuga ati rwose uriya mudamu Imana yaramuhiriye rwose. Ariko abahiriwe nabamenye Imana. Reka tuvuge ngo amafufu n'amafaranga bigufubike kandi imigisha Imana itanga n'amahoro Kristo Yesu atanga bibane natwe n'abadukurikiye bose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mama Nana, tugiye kuganira rero uri umuvuga butumwa. Abantu batabizi Mama Nana ni umuvuga butumwa. Kuri Pasika yarigishije. Yari afite urugendo rw'ivuga butumwa. Yego. Yasengeye muri ADPR. Igihe kinini ni naho yakiriye umukiza. Ngiye kuvuga ibintu byinshi nkuvunyishiriza, ariko tugiye kuvuga ngo umuco udacika uri mu bamwe mu bantu ni byiza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Twakurikiye ubuhamya bwawe, uri umumama ushima Imana wibuka aniyubaka kandi nanone waniyubatse. Nuko ngira ngo nyine nkuganiriza atari umuntu wo ku ruhande nkuyeyo yo aze ngo avuge ibyo atazi. Nimba ubizi uratubwira tunavuga uburyo byakemuka ikibazo cy'amoko mu madini n'amatorero. Umuntu akanga kubabarira, akanga no gushyingira umuntu utazi n'ibyo by'amoko byigishwa kugira ngo azabyirinde. Wowe ikibazo cy'amoko mu madini n'amatorero ucyumva gute? Twaje kuvura imitima y'abantu, ni nayo misiyo ya Yesu. City Hunter. Umwongereza navuze ngo question mark. Mu by'ukuri nk'uko wabivuze, narokotse jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma ya jenoside byabaye ngombwa ko nkirizwa muri ADPR. Icyatumye njya muri ADPR si uko nari naniwe gusubira mu Katolike aho nabaga. Nari narabibwemo imbuto ivuga ko abantu bo muri ADPR bakundana, bagira urukundo rwinshi. Rero umuryango wanjye wari umaze gushira, numva mpaswe kujya gusengerayo, vuga ngo nzasangayo umuryango. Njyayo, nkirizwayo, mba umuririmbyi, niho nashyingiriwe, nkomeza ndi umuririmbyi kugeza ejo bundi muri 2013. Urumva ko ari imyaka myinshi namazeyo. Ariko mu by'ukuri nibyo bya bindi bavuga ngo ibintu byose siko, amata yose sikoba, ibyera byose si amata. Ntabyera ngo de. Mu by'ukuri amoko ntahataba mu madini atandukanye. Kimwe nuko naho muri ADPR harimo abakijijwe by'ukuri, ariko harimo n'ababeshya. Akikingiriza agakingirizo k'itorero k'idini, ariko hari umupagani rw'imbyi. Ni nabo turabafite benshi kandi si igitangaza. Buriya nubwo bavuga ngo muri ADPR ngo abantu barakijijwe ngo ni abanyamwuka, ngiye magereranya no mu isoko. Reka umbabariraho gato nguce mu ijambo, twe kongera kumentioninga nk'uko twabivuze amadini n'amatorero. Ngiye mpavuga niryo nabayemwo cyane. Yego. Kandi bambabarire kuko ibyo mvuga niko kuri, je sinjya ry'umunwa, ikiri cyo ndakivuga n'ikitari cyo nkakivuga. Hari abantu rero nk'uko bisanzwe bizwi buriya, igihe ngo abana b'Imana bari bashengereye, ngo na Satani yajemo, ngo Imana iramubwira ngo uragenzwa n'iki Satani? Ati ndi gutambagira isi no kuyizereramo. Buriya no mu matorero
mu madini no mu matorero harimo abazerera, abamo abakozi ba Satani, hakabamo n'abakozi b'Imana. Ariko ikintu kibabaje ntabwo bareba abakozi b'Imana cyane, wa mukozi wa Satani uzanarebe nibo bajya imbere cyane. Nabyo bavuze ngo by'amoko bigaragaramo, ngo ugasanga umukobwa n'umusore waho bibaye ibibazo, byabayeho kenshi cyane. Hari nabo nagiye numva ubuhamya bwabo, ukabona umuntu w'imbere pasiteri w'itorero, uyoboye itorero, ushumbye itorero, ujya imbere yacu akatubwira ngo nta muyuda nta mugira iki, ariko umukobwa we yabengukwa n'uwo badahuje ubwoko, intambara zigahagarara zikavuka. Yego, banashyingirana. hari n'abo nzi ntavuga amazina byagiye biba intambara, ariko bikarangira n'ubundi umusore n'umukobwa babanye kandi bagaragaye nabi. Amoko ntaho ataba rero, mu madini no mu matorero abaho, mu banyarwanda muri rusange abamo, ariko icyiza ni uko byinshi igihe nabonye biri kugenda bicika, ariko mu matorero kugira ngo bicike ntabwo byoroshye, kandi aribo bantu bagakwiye kuba urugero rwiza, aribo bagakwiye kuba urugero rwiza. Ntago babyatura ngo babigaragaze. Hari igihe bakurwanya bashingiye ku bwoko runaka bwawe, bigatuma hari n'umurimo runaka bakwima. Hari igihe kimwe mu itorero higeze kuba ibibazo, byabayeho igihe kinini, nawe urabizi. Niba hageze igihe cyo gusengera abakozi b'Imana, gusengera abapasiteri, ukavuga ngo turasengera abahutu 5, ngo dusengere n'abatutsi 5, so ni umuhamagaro. Byabaga ari ikibazo. Ku ruhande rumwe urumva niba ubundi mbere ku bwantuze nge ninjiyemo Nsanzurwimo yaragiye, ariko ku bwa Nsanzurwimo we yahamagaraga abakozi b'Imana benda gusengerwa, akabasengesha amasengesho, Imana ikagira ikibavugaho, bakabona kwimikwa. Ariko kugira ngo wimikwe barabanza bareba aho uturuka, barebe ubwoko ukomokamo, barebe. Niyo mpamvu Satani yatwinjiranye, intambara zabaye intambara nyinshi, kuko binjije abantu badakijijwe. Niyo mpamvu itorero ryagiye rikangirika, na bugingo n'ubu bombori itagirangira. Yego, igihugu kirimo n'iryo torero, gahunda ni ndi umunyarwanda, inkingi y'ubutwari, urubyiruko natwe abakuze tukikiriza ngo iyumvire nawe kuba umunyarwanda. Bantu kera barashyingiranaga bagasangira amazi ndetse n'umuriro. Umuco w'abakorone uraza uradusenya twese, ingaruka nk'abanyarwanda uyu munsi tuzirimo. Ariko nanone kugira ngo turwanye ingaruka, hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Rwanda warakubititse Rwanda, ngo kandi ntibizongere ukundi. Ibi bintu biza bigenda bitutumba nk'uko twatanze urugero bati abantu badukurikiye babyumve. Turimo turashaka kubaka umuryango, tukanubaka igihugu ndetse n'itorero ry'Imana. Turaza no kugira inama abo bantu bagifite ibyo bintu by'amoko. Ibi bintu nk'uko twabivuze, nkanjye nabona umukobwa nka namubenga, kurabona ndagasore keza nta hantu mwaye. Ukore ntaho mwaye pe. Ahubwo uzaze tubivugane neza ngo ushyingire. Kandi wowe rwose warabohotse. Barahari ndabafite. Aka gacuze kukankatira kamwe ukamumere. Anjyanira akarabo pe. Noneho ugasanga hari abana cyangwa umugabo cyangwa umusore ubaweho ku ngaruka, wenda abana bavutse nyuma ya Jenoside, izi saha bamwe bari kubyara, abandi bari gushaka, n'abatarashaka tubatuyeho gushaka mu izina rya Yesu. Arahura nk'uko twabivuze, tarahura kera babyitaga ngo bamwe ni Abahutu abandi ni Abatutsi, ariko uyu munsi turi Abanyarwanda, turi bene Kanyarwanda. Yego, aba bana baba bazira iki? Ugasanga nimba uri mabukwe wanjye nshatse umukobwa wawe yamperezanti wawe, ugahita baturiya musore ni Umuhutu ntago mwemera. Ibyo bintu, yego mama, ibyo bintu rero abantu bakibikora bafite imyumvire ipfuye. Yego, njye Devota wicara kuri kamera nacitse ku icumu pe. Iyo mvuze ngo nacitse ku icumu uhita wumva ubwoko mvukamo, ariko nabyaye abakobwa ndabafite, nta na rimwe nzigera mbwira umwana wanjye ngo kuki ushatse ubwoko ubu n'ubu. Yarakunze
niba yarakunze rero nta mpamvu yo kumubangamira mu rukundo rwe ntayo ahubwo njye ikintu usigara nsengera nk'umukristo sigara nsenga nkavuga ngo mana uzankomereze urugo rw'abana kuko umuntu witwa ko asenga uretse no kuba asenga n'umuturage w'igihugu cy'u Rwanda azi ko ubu ngubu nta muhutu nta mututsi ni ndi umunyarwanda none wa mukirisitu usenga urajya gushungura umusore ngo ni ubwoko ubu n'ubu ubitewe n'iki cyakoze icyo nemera umusore ashobora kuza nkabaza umukobwa wanjye ntese uriya musore akora iki kuko ejo bundi nibabaho mu buzima bubi bukakaye nanjye bizambangamira kandi wenda nanjye ubuzima mbayemo butaryoshye ntacyo namarira urugo rw'abo bana banjye ahubwo ikintu umubwira namubwira noneho niba nta n'icyo akora nagishake kuko urugo reka nkubwize ukuri City Hunter urugo rutarimo amafaranga rutarimo ibyo kurya nta n'urukundo rubamo ntazagira ugushuka nta n'urukundo rubamo icyo njya nicyo ndeba ntabwo nzigera ndeba ku moko ngo mvuga ngo uriya muhungu ni bwoko ki ugiye gushaka nzakubaze se mufite uko muzabaho asobanura ati afite abayeho gutya wenda n'umukene uciriritse icyo gihe ahubwo uhita ukora iki ubaganiza ukabigishwa bagomba gukora kugira ngo bazatere imbere ariko kuzana ngo ushatse ubwoko ubu n'ubu simushaka icyo gihe uba wishakiye abanzi benshi ari wowe umuhungu barakwanga kuko barabimenya ari umuhungu arakwanga n'umwana wawe wabyaye arakwanga kuko gutambamira umwana mu rukundo uba wicukuriye ubwoba nicyo mbwira abantu badukurikiye rero kwivanga mu rukundo rw'abana ubuhemutse kuko icyo gihe bituma n'inkwano bagombaga kuguha utakizibonye bahita bashaka ku buryo bibusanya bakajya kwibanira ugahomba byose ariko icyo nababwira nibave muri ibi bintu by'amoko ntacyo bimaze ku myaka ngize ngiye kugira imyaka urumva kuva 9 karindwi nubatse urugo kugeza uyu munsi ntabwo twigeze twumva bavuga ngo urugo rwubakitse neza ko rwubatswe n'abatutsi babiri ntabwo twigeze twumva ngo urugo rwubakitse neza ngo koko rwubatswe n'abahutu babiri hoya hari n'abashwana kandi bahuje amoko bombi urugo rugasambuka rugasenyuka ntabwo rero hubaka ubwoko hubaka imitima y'abantu hanyuma ba babyeyi bakurikirana b'abana bashoboye kwinyurira panya kwa ko banze kubashyingira ababyeyi bagakurikirana ati twebwe rwose ubu bwoko sinzabubyarira abo burababwira iki abo ngabo bakoreshwa na Sekibi yajyamo n'amarozi kandi ari abakirisitu rega niko turi kuganira oya wivunika gihe hari uwonzi yakorewe umukwe we ibyamfurambi pe kubera ko yari umugore ukomeye w'umupfakazi umugabo we yapfuye muri jenoside umukobwa we yikundira umusore yikundiye umusore aje kumwereka nyina ntiyanihanganye ngo areke umusore atahe yahise amubwira ati barakubeshye ntabwo uyu musore mushaka umukobwa atari ko jyewe ndamukunda nyina arabarwanya yinjira no mu gipasiteri bari abakirisitu bakomeye b'imbere ari umukobwa ari umuririmbyi ukomeye umwantoneri mwiza cyane ari umusore yaririmba nawe yari umuririmbyi nyina ari umudiyakoni ukomeye wa wundi yewe utegura igaburo n'ibyo kurya by'abakozi b'Imana ariko urumva umugore yaramusigiye imitungo hari n'abantu bitwaza imitungo bafite bakica bagakiza ariko ibyo ngibyo burya ntacyo twumva uko twaje mu isi niko tuzayivamo mu bicare babizi niba naravutse nambaye ubusa nzasubirayo nambaye ubundi nta butunzi nzajyana ntabwo ubwo butunzi dukwiye kubwiratana ngo duhohotere umuntu twitwaje icyo turi cyo byarangiye abuze umupasiteri n'umwe umushyingira aho akanze ati reka niba ugiye kurongora umukobwa runaka sinagushyingira ntitwakongera kuvugana birangira b'abana bishingiye bamaze kwishingira ikintu cyane agahinda kikambabaza yabyaye abana babiri nyina w'umukobwa bica akanabivuga ku mugaragaro ati ntabwo uzigera unkikirana uwo mwana iyo myumvire ye bitwa ngo ni abakirisitu kandi bangiza akajya ku ruhimbi bakavuga ngo tuzajya mu ijuru iryo juru bajyamo ni iryande
ni irya se wabo, ni irya Kamonyi, ni irya nyirarume, ni iryande? Ni irya Kamonyi. Uri umwicanyi, uri umunyamoko, urimo urajya muri hejuru. Nafata ikese ya byeri yicare hasi anywa hage, asinda abantu bose bamenye ko ari umusinzi. Areka kubeshya, nta gakiza ntako ntagahari. Abapasiteri rero bashyigikira ba bantu bagifite ingengabitekerezo, bene data abantu badukurikiye, ba bandi barwanya igihugu bitwaje ngo mu Rwanda ngo hari ingengabitekerezo, ngo abantu barangaho yasibyo. Twavuza agace kamwe kasigaye gakeneye umuti n'urukingo abantu bihishamo, ndetse wenda n'igihugu kikaba cyakizera yuko abo bantu nabo bari mu bumwe n'ubwiyunge. Kwa mupasiteri utinya kubwiriza abantu ngo bareke ingengabitekerezo. Twibutsa abantu ko Mama Nana ni umudamu wabohotse, ni umubyeyi wahuye n'ibikomere, yabuze abe benshi, yariciwe, yaduhaye ubuhamya ko umuntu wamwiciye yamubabariye, yanarwara akamushyira ibinini akifuza agakira. Ukumva nawe yararokotse, ubu ni umunyarwanda, turi kumwe turasangira akabisi n'agahiye. Babashumba batinya rero kubwira abantu babona kandi bakanatinya baturiya nakorwaho unamuvuze byawe ari ntabwo batinya City Hunter, ntabwo ari ugutinya, ahubwo ni inyangabirama zifite inda nini. Yego, ntabwo si bose. Buriya Eliya ari munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa, ngo ijwi ry'ituze ryarahamusanze riramubaza ngo Eliya urakora iki hano? Eliya riravuga ati umva, bamaze abahanuzi bawe babishe babarangije, nanjye usigaye barashaka kunyica. Nuko ngo ijwi riramubwira ngo humura Eliya, hari ibindi bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ibyo bihumbi 7 rero birahari, ariko hari n'abandi b'inyangabirama bagira inda nini. Akica ubukwe neza bw'umuntu yitwaje amafaranga. Tuvuge ngewe Mama Nana ndi umugore ufite amafaranga, umukobwa wanjye akunze umusore hariya w'umukene cyangwa tudahuje ubwoko, ise mfata 500 ngiye kureba pasiteri, uko mbizi neza ko dusengera hamwe, mbizi neza ko pasiteri nimuhereza 500 ntacyari bukora, ahita avuga ati ntabwo ndi mugushyingire, ahubwo agahita akora ikindi kintu kiba, agahita aca wa musore kamuca mu itorero, akamuhagarika rwose kubera ko yakunze umwana wo mu bakire. Se ko yakunze ni ikosa? Ko yakunze umukobwa badahuje ubwoko ni ikosa yakoze? Kandi turasengana, tubana mu byumba, tubana mu masengesho y'abinginzi, kandi uko tugenda dusengana buriya abasore bafite ukuntu bagenda bareba, bakareba uko umukobwa asenga yinginga Imana, akamubenguka akamukunda, nta cyaha yakoze. Ntabwo rero bakwiye kumuca ngo nuko yakunze umwana wo kwa Devota. Yego, hoya, cyase wenda niba babona bitanashoboka ntibamwicaze bamuganirize, ubwo ati ntabwo bikwiye kukunda umwana wa Devota, genda ushaka undi mureshya. Ariko nayo si impamvu bakwiye gutanga, kuko ntabwo bagomba gutambamira umuntu mu rukundo rwe. Umupasiteri twagiranye ikiganiro ushije navuze ngo buri kigabo cyose kigira ikigore cyacyo. None se niba ari Imana yamugeneye ukaba batandukanyije, ukaba ushaka kumuha uwundi hirya, urumva utamaze kumwangiriza ubwonko cyane rwose? Abadukurikiye, abakozi b'Imana, njya benshi turanaziranye, ni inshuti zanjye, ariko ibintu bakora birabangamye, ntabwo ari ubukirisitu, ni ubupagani burenze ubundi, ntibibeshye ijuru kuko ntaryo bazabona. Yego, nanone turacyari mu gisate cy'iyobokamana. Nyaboneka abafite ingengabitekerezo bitwaje ijambo ry'Imana, babwire ngo umuntu urobanura abandi ku butoni, uwo nguwo ubwami bw'Imana ni ukuri ndahamya nashidikanya azabwumva mu matangazo. Abantu bareke ingengabitekerezo, azabwumva mu matangazo kabisa. Abantu bareke ingengabitekerezo, ni igihe cyiza cyo kubaka umuryango, tukanubaka igihugu ndetse n'itorero muri rusange. Hanyuma rero muri Grace Room babashumba bahagurutse, abandi barababaye kubwo umumama wari umaze gukiza imitima y'abantu benshi, ndetse na cya kindi twavuzeho bwa mbere, yari umuntu ukunda kwigisha ku kintu bita ubumwe no gukundana no kutasuzugura umuntu. Iyo nkuru
warayumvishe yuko urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ndetse kikanakontorora ibijyanye n'imyemerere cyahagaritse Grace Room Ministry. Iyo nkuru nawe yakugezeho Mama Nana? Sitiyanta urampemukiye kumbaza kuri icyo kintu kuko mu by'ukuri mu bintu byambabaje nanjye biriya bintu byambabaje. Okay, ntabwo nabyinjiramo cyane bya RGB n'amadini n'ibyo bagenderaho bareberaho bahagarika abantu, ntabwo njye mbizi, nta nubwo nshaka kubyinjiramo, nabagiye kwinjira muri politiki. Ariko ikintu nshaka kuvuga ye cyababaje umutima wanjye gusumba ibindi. Yego. Grace Room nayisengeyemo. Yego. Ntabwo navuga ngo ndi umukristo wabo kuko nibanze ntibarananyakira. Ariko iminsi myinshi nasengeyeyo. Julienne buriya twebwe tureba iby'inyuma ntitureba mu mutima w'umuntu. Ariko njyewe nk'uko umunyarwanda avuze ngo akuzuye umutima agasesekara inyuma ku muntu, njyewe na n'uyu munota ndi kuri kamera njyewe Julienne mufata nk'umukristo. Ibyo bamupostinze nabyo byarindiye mu bwonko apfumbase inzoka. wowe ntago uri mu bahamanya ko akoresha imbaraga ze kuzimu? Reka simpamanya n'ababivuga kuko iminsi nahasengeye nta mwuka mubi nabonye unjyaho. n'ubu ndi imbere yawe narahasengeye, natanze ibyifuzo, hari ibyashubijwe, nta na rimwe nigeze mbona dusengeraga twese mu ruhame, nta na rimwe nigeze mbona nsohokana abadayimoni, nta na rimwe nigeze ndyama ngo ndote inzozi mbi ngo nuko nasengereye muri Grace Room. nta na rimwe nigeze, mbese njye ntabwo nabona uko mbigusobanurira, gusa ibya RGB na Julienne nibo bazi icyo bamuhoye. gusa icyo njye namubwira mwihanganisha nakomera. Yego. kuko umunyarwanda yaravuze ngo igiti kirimo imbuto nicyo bateramo imijugujugu. Yego. kwa Julienne hihaniye abagore benshi, hihaniye za marine nyinshi, hihaniye indaya nyinshi, hihaniye abasinzi benshi. kubona umupapa w'umusirimu arira aboroga avuga ati njyewe nari umusinzi mubi, urugo rwanjye rwari rwarananiye ariko nageze hano ndabohoka. kandi ijambo ry'Imana katubwira ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera. tuzaramburira ibiganza ku barwayi bakire mu izina rya Yesu. tuzarya icyica ntacyo kizadutwara. Julienne yagiye asengera abantu barwaye abadayimoni bagakira ndeba n'amaso yanjye. rero kumbwira ngo akorana na Satani, sha keretse niba agera wakiherera akagira ibyo akora, ariko ngewe uri kuri kamera ntabyo nigeze mbona, ntabyo nabonye. Yego. kubwo hari impamvu yatumye bamuhagarika, kandi nta kibaho Imana itakizi. biriya bintu byose byabayeho mu mugambi w'Imana. wasanga yari afite n'amakuru kuko Julienne arasenga, yatubwiraga iby'Imana yamubwiye byinshi. wasanga nawe ubwo yari afite amakuru ku icyo kintu, nuko nta wamuhamagara aka kanya ngo amubaze ate se Imana yaba yarabikubwiyeho iki. uriya afite amakuru, kandi nta n'igitangaza kirimo, kuko hari abantu bavuga ngo umuntu w'umukiranutsi ngo w'inyangamugayo ngo ntabwo ahura n'intambara. ahura n'intambara se, ubwo ko ahura n'intambara bikomeye. none se udusomere muri inkuru za Zekariya n'umugore we Elizabeth. Bibiri tubwira ko ngo bari abakiranutsi, ari inyangamugayo, ariko ngo bari ingumba. umuntu wese rero ashobora gukiranuka akaba inyangamugayo, ariko agahura n'ikigeragezo cyo kutabyara, agahura n'ikigeragezo cy'inzara, agahura n'ikigeragezo cyo kuvugwa, agahura n'ikigeragezo cy'umugore mubi, agahura n'ikigeragezo cy'umugabo mubi. mbese buri muntu wese ageragezwa mu rwe ruhande. na Julienne rero buriya yageragejwe, kandi si we wenyine wafungiye urusengero. yihangane, hari za ADEPR zifunze nyinshi, hari izo zindi zo hirya, na Ernest ejo bundi baramufungiye, n'abandi bazafungirwa
ntibigutangaze ko n'ejo wundi wakumva na minyone bamufungiye. yego Ibyo rero ntabwo bikwiye guca intege abantu ngo barye bacike ururondo ngo bavuga ngo koko Julienne yakoreshwaga n'abadayimoni. Njye nababajwe n'abasengeragayo bavuze ngo yewe muzi koko tutari tubizi ko akorana n'inzoka. Ubwo se urumva wasengaga iki? Niba utazi umushumba ukuyoboye ukaba uyu munsi uvuga uti nasengeraga ariko sinari nzi ko akorana na shitani. abo ni ba bandi banyamugiye bigiye. Ni na ba bandi bihakanye Yesu. Yego. Umucamanza agize ngo arokore Yesu abati aho kugira ngo turekure Baraba na Yesu turekure nde timurekure Baraba Yesu mu mwice. Ariko ndabyibutse na Petero bagendanaga umunsi ku munsi hageze igihe aramwihakana. Yego. Ageze mu mazi abira ati reka ariko ntago muzi. Mama Nana ntago nifuza ko tujya mu bya RGB nibyo yagendeyeho nibo babizi kandi nanone nibo bareberera iyo miryango. Nakunze ijambo ririmo rivuga ngo bari guca umuco wo kutubahiriza inshingano no kutita ku nshingano. Ariko nanone ikigaragara neza itorero cyangwa amadini y'iki gihe asigaye ashingwa agashingirwa ku bantu. Abantu bagakurikira umuntu ni nabyo bijya binera ubwoba mu busesenguzi bwanjye nkavuga ngo uyu munsi umuntu asigaye ashinga itorero nimba ari City Hunter ati mugiye gusenga kwa City Hunter akaba kwa City Hunter. N'abantu benshi bari bamaze kumenya kutari Grace Room ahubwo bakavuga ngo kwa Julienne kwa Julienne. Ba bantu bubakira ku muntu bari abakristo umuntu yagwa bakagwa bahagarika nabo bakaba baragaritse bigiriye mu byabo. Abo ngabo bo urababwira iki? Abo ngabo icyo nababwira mu by'ukuri niba yarakurikiye umuntu muri we akabazi ko yakurikiye umuntu atakurikiye Imana ubwo muntu nyine nahagarikwa nawe arahagarara. Ariko icyo nabwira niba ari Imana nyamana yakurikiye kwa Julienne bakaba bahafunze kuri Assemblée de Dieu hari hafunguye ntagende yinjira senge kuri Restoration hafunguye ntagende yinjira senge cyangwa se asengere. Nanjye avuga ngo asengere ariko nanone biri atubwira ngo tugire umwete wo kuba hamwe mu materaniro. Tugira umwanya wo gusengera mu ngo zacu tukagira umwanya wo kwiherana n'Imana mu byumba by'amasengesho. Ariko nanone ijambo ry'Imana rikatubwira ngo tugire umwete wo kuba hamwe mu materaniro. Ubwo rero icyo navuga ni uko buri muntu wese akurikira Imana imwe rukumbi apana gukurikira Julienne apana gukurikira Mignone apana gukurikira Gitwaza Semasasu ni nabo numva bagezweho cyane. Kurikira Imana wamenye nk'ubu ugenda amaze gusobanukirwa Imana nyamana iyo ariyo aho nasengera hose habe kwa Gitwaza nakwinjira nkasenga habe muri Restoration kwa Masasu nakwinjira nkasenga aho ariho hose bateranya avuga izina ry'Imana nakwinjira nkasenga. Kuko ugiye kureba amadini ni nka adresse ni ukugira ngo ugire adresse wowe kuba utagira ahantu usengera cyane ikintu nkunda kubivugira. Ejo bundi kugira ngo ngire adresse ubugiye wundi mu Assemblée de Dieu ejo bundi niyo napfa pasiteri wanjye yaza akanshyingura ariko ugenda kuzerera muri ayo madini yo hirya no hino ngapfa mpfa kimonyo mbura n'uvuga ati ubuhamya bwe twari tuzi n'ubu ngubu nta n'uwavuga ati yewe Devota twamubonaga basi kuri YouTube ntawe uhari wo kumvugira ibyanjye kuko ndi uwo mu kirere singira iyo mbarizwa. Amadini rero na adresse kugira ngo menye aho mbarizwa mbatirisha umwana nshyingirwe mbashe no kwegera igaburo ryera. Ariko ubundi sinzi icyo abantu bapfa n'amadini. Icyo nababwira nuko nibareka gukurikira amafaranga na sori bareka gukurikira amadini bakurikira Imana bamenye. Yego Mama Nana tugana ku musozo twavuga ngo reka tugushimire kandi nanone amafu n'amafaranga bigufubike hamwe n'abantu bari badukurikiranye imigisha ituruka mu kirere cyo mu ijuru ibomeho mu izina rya Yesu Kristo. Ngewe nitwa City Hunter ni Mama Nana official Mama Mignone official Baju TV show ndetse na The Voice DTV karindwi. Imigisha n'amahoro Imana itanga nyaboneka abantu birinde kubakira ku bantu abantu birinde amoko ba bantu badukurikirana atagira umuntu twumva nabi nuko abantu rimwe na rimwe baceceka kandi ari ikibazo giteye inkeke cyazanasenya umuryango nyarwanda mu gihe kiri imbere.
Imana rero yego. hari ikintu kimwe nari nibagiye kuvuga, abenshi benshi bakurikira ubuhanuzi, niyo mpamvu usanga abantu hari igihiriri, kandi ubuhanuzi bwa mbere ni ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya yawe utuje wicaye iwawe mu rugo nijoro mbere yo kuryama, uzasangamo ubuhanuzi bwawe, apana kwirukanyira kwa runaka ngo ni umuhanuzi. Murakoze. Kandi nkababwira ngo mukande subscribe kuri izo channel zose, mudukurikire, turabakunda cyane. Hari akandi kantu nari nanze kukubaza, reka nkakubaze n'ubundi duhite dusohoza. Abavuga ko abasengera kwa Julienne Kabanda n'ubundi iyo bavuye hariya banasenze bakoze amasengesho menshi, ngo hari abagerayo yasamanaga rimwe ahubwo ngo akarushaho gusa. Mu yandi magambo icyo baba bashatse kuvuga, ihangane munyihanganira ubwo mbiciyemo, ngo imbuto zigaragaza ko abo bantu basenga ngo zirabura. Reka nkubwire inshuti yanjye, ni kwa kundi umuntu aba yibasiwe akavuga uko ashaka. Amadini yose ahava akagera, abo bantu bose barimo. Hari abantu bajya gusenga ariko atarameneka umutima ngo akizwe neza, agasohoka kandi mukanyabonaga ku rusengero ukamusanga ku kabari yifitiye icupa, agasohoka ukamusanga yigiriye mu burayi. Amadini yose barahari, ntabwo ari uko ngo kava kwa nase Kabanda n'umuteramo imyuka yo kujya gusambana kenshi. Oya, nuko ari ugezweho aka kanya ni uri kuvugwa, kandi uri uko avugwa buriya niko Imana igenda igira gute imushyira hejuru. Yego, reka twihanganishe abakristo mwese mwasengeraga muri Grace Room kandi na Bishop cyangwa Pasteur Kabanda, imigisha y'Imana imwomeho. No kuri imigisha imwomeho. Buri muntu wese azi umwami akorera, si ngombwa ngo umuntu yidefande cyangwa ngo yisobanure. Bibiliya iravuga ngo kuko umuntu wese aziyerekanira iye mirimo mu rubanza. Nuko buri muntu azajya yivugira ibyo nitugera imbere ya rwarukiko. Ntago umugabo wawe yakuvugira, aba izi nshuti zawe zuzuza rena nizakuvugira habe na gato y'abana gutera amabuye, ahubwo ariko nanone wowe ubwawe ni wowe uzi icyo wemezanya n'umutima wawe. Kandi nanone mbwire n'abandi bashumba, nimwe muzi icyo mwemeza, nimba izo mbaraga babacirira mwaraziciye, nacyo namwe muzacika kuri iyi si ngoma ya Kristo nayo muzageraho. Nukuri ndababwiza ukuri, Bibiliya iravuga ngo ibihembo byanyu ngo ibyo mwamaze kubihabwa, ngo bene abo ngabo ingororano zabo zamaze kuboneka mwisi. Hiti yo mwisi nta kintu yakumarira, ndetse n'abandi bose ibyo bavuga nandi uruzivugira ubusa umusozi. Hari ababikoresha, hari n'abandi batabikoresha, hari n'abandi bakoresha imbaraga z'umwuka wera. Nicyo nanjye navuga. Ubwo na mahirwe ngiriye yo gutambutsa ijwi ryanjye icyama kino kiganiro, ngo Imana igiherekeshe imigisha yacyo, abantu bazacyumva ari benshi. Subscribe nomero ya Mama Nana niwe kuri Mama Nana official. Imana ibaho umugisha. Amen.